Yesu nashimwe, amahoro n'imigisha niyo mbifurije bakunze umusaraba. Mwese ndabasuhuje kandi bahaye ikaze kuri iyi channel, bahaye ikaze muri umwanya w'ijambo ry'Imana kuri iyi channel y'Urukundo TV. Entre parenthèses AMOUR DE DIEU, dushimana cyane ikomeje kubana natwe muri byose. Mwese mbifurije umugisha kandi mbifurije guhirwa mu byo mubikora byose. Namwe muri buze kuzinduka muri kazi, namwe abagiye kuryama, mwese mbifurije umugisha no kugira ibitotsi bigeza mu buryo bwose bushoboka. Wo mugiye kubana ni mwene Samuel Mutezimana muri Kristo Yesu. Ndi umugabo ndashimana cyane, namwe mwese nshima Imana ku bwanyu uko mukomeje kudutera inkunga mu buryo bwose bushoboka kandi turabibona. Imana muri kumeze bahari kandi kumeze bahaze kwifuza kwanyu. Hari message Imana yaduhaye, Imana yatugeneye muri aya masaha. Iyo message niyo tugiye kumva, niyo tugiye kwakira muri aya masaha. Ube maso kugira ngo uze kuyumva, nanjye mbe maso kuko hari ibindi bane bikureba wowe ubwawe, kuko ikimana dushakaho kirahari, hari ikimana dukeneyeho. Mureke dusenge Imana maze dukomeze cyane kumva iyi message. Imana iri kumwe natwe, ntitugire ubwoba kandi zaturengera. Uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga. Turagushimiye kuri uwera, tugushimiye ko umugambi wa mwiza, tugushimiye ko wongeye gutwibuka, wongeye kutugarukaho Mana muri iki gitondo cy'uyu munsi. Tugushimiye ko tugeneye umwanya wo kumva ijambo ryawe, umwanya wo kumva message watugeneye muri amasaha. Mu izina rya Yesu Kristo, ntaba ari njye ugiye kurivuga, ntaba ari njye ugaragara mu ingezi muza Mana ngira icyo uvuga, reka mboneke ndi gikoresho, nawe ubijwe Kristo muzima, uzukorere muri njyewe, uvugire muri njyewe, ukoresha ibyo ushaka umugambi wawe. Mu izina rya Yesu, nabizi ko abantu bafite umugambi muremure wo kubagirira neza. Reka udushikire muri byose, ureke umugambi uganze byose kubishoboye. Urakoze kuri kumwe natwe muri byose, tubigeneze nzi kubikoze kwa Kristo Yesu umwami wacu, amen. Yesu nashimwe cyane. Amahoro y'Imana akomeza kwire muri mwebwe. Hari message Imana yampaye ubwo nandi gusenga Imana. Hari message Imana yampaye kugira ngo mbe nayigeza ku bantu. Mureke dusome ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo, igice cya 11. Turasoma ku murongo wa 3. Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 13, 11:3. Abaheburayo 11:3. Yesu nashimwe cyane. Abaheburayo 11:3 no tugiye gusoma. Hari amagambo avuga ngo kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Imana nishimwe. Aravuga ngo kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe mu ijambo ry'Imana, nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Haleluya. Mureke dusome n'ijambo ry'Imana dusanga hano mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abekorinto, ibice 4. Dusome duhere ku murongo wa 16. Itorero ry'Abekorinto ibice 4 umurongo wa 16 duhere kuri 18. Hari amagambo avuga yuko nicyo gituma tudacogora, kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye. Imana ishimwe cyane. Kuko kubabaza kwacu kw'igihwahwari kw'akanya ka none kwiyongeranya kuturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye. Kuri 18 nashaka ngo tuvugeho cyane. Natwe ntitureba kubiboneka, ahubwo tureba kubitaboneka, kuko ibiboneka ari igihe gitoya, nawe bitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Imana ishimwe. Ngo natwe ntabwo tureba kubiboneka, ahubwo tureba kubitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'akanya gato, ariko ibitaboneka akaba ari iby'iteka ryose. Imana ishimwe cyane. Yesu nashimwe. Aya ni amagambo Paulo yari arimo abwira iri torero ryo muri ry'Abekorinto n'urwandiko rwa 2 yagiye abandikira gutyo. Uko ahangaha yashaka kubereka imibabaro iboneka mu kubaho kw'intumwa. Kuko icyambere cyo iyi nzira tuba turimo ntuzigere utekereza yuko ari inzira uzaza ngo ugende uko wishakiye, kuko nkuko uzi neza yuko mu muhanda
habonekamo dodani, ni nako n'ubuzima bwawe bwose uzabaho ku isi. Iyo dodani ntabwo uteze kuzaburamo, izabonekamo mu buryo bumwe cyangwa bubiri. Niyo mpamvu iteka ryose ibyo wifuza byose ntabwo bigenda nk'uko wowe ushaka, ahubwo rimwe na rimwe hari ibyo ushaka ntuze kubigeraho atari uko wabishakishije, ahubwo kubera yuko yabigenye, kubera yuko ya Mana yakuremye yo ubwayo hari kataloge, hari ukuntu yamaze gutegura icyo bita ubuzima bwawe, kandi ibyo yateguye byose ugomba kuzabicamo. Utavuze ngo nzaca muri cyangwa se nzaca muri ibi. Muri make icyo Imana ishaka nta kindi ni uko abantu bose bakizwa. Niyo kintu buri Imana icyo nta kindi buri. N'ibindi byose twakwiga twirukankamo byo kugenda gukena gutyo ushakisha ubuzima, ni ngombwa kubushaka, ariko igifite agaciro cyane kurusha ibindi byose ni ugukizwa. Yesu nashimwe cyane. Rero ubuzima tuzabamo ntabwo buzigera buba bwiza nk'uko tubyifuza, ntabwo buzigera bugenda neza nk'uko wowe ushaka cyangwa nk'uko njye mbyifuza, ahubwo icya mbere cyo ugomba kuzamenya isaha mesaje y'ukuri mbazaniye isaha nuko mugomba kuba mu buzima bushingiye kuri Kristo. Yesu nashimwe. Mugomba kuba mu buzima bushingiye kuri Kristo, kuko ubuzima bwose uzaba budashingiye kuri Kristo bwose nta gaciro buzigera bugira. Ariko niba mu buzima bushingiye kuri Kristo, Kristo we ubwiwe niwe uzagutambutsa n'ahandi ubona yuko byamaze kurenga, aho abantu benshi cyane muri iyi minsi barimo babona nk'aho bamaze kubiriraho burundu, ariko haracyariho ibyiringiro yuko igiti niyo cyatemwe cyangwa kigashibuka. Nta kindi kintu Imana dukeneye, ni uko tugomba kuzamura ikintu bita kwizera. Rero Imana icya mbere cyo, amagambo dusomeye mu Baheburayo haravuga ngo kwizera niko kutumenyesha yuko Imana yaremye isi n'ijambo ryayo. Icya mbere cyo, Imana y'ubwayo yaremye isi ikoresha icyo bita ijambo ryayo. Yaremye isi ivugiye mu ijambo ryayo, ntabwo yigeze ivuga ngo ndagera ngo nkore gutya na gutya ngo isibeho. Ibintu byose Imana yabiremye ikoresheje ijambo. Ikintu ikoresheje kizayo ni umuntu. Yavuze ngo nimureke tureme umuntu agire ishusho ase natwe. Imana nishimwe. Maze niko yaremye umuntu wese. Rero ikintu bita kwizera ni ukumenya udashidikanya ibyiringirwa yuko bitazaba, maze ukareba ukuntu wakura amaso kuri bya bindi byose waba uri kurebaho, ahubwo uganga amaso kuri bya bindi bitaboneka. Kuko ijambo Imana yatanze muri iki gitondo, ijambo Imana yatanze muri amasaha, ikeneye yuko umuntu wese aho yava akagera agomba guhanga amaso Uwiteka wenyine, kuko niwe gusa wenyine uzakurengera. Ntabwo uzarengerwa n'amafaranga ufite, ntabwo uzarengerwa n'umuryango, ntabwo uzarengerwa n'abantu bakomeye cyane ufite, kuko nabo ngabo bose urimo uratekereza bose byabacanze babuze uko bigenza. Ariko haracyariho ibyiringiro. Imana y'ubwayo icyo ishaka ni uko abantu bazamura icyo bita kwizera kwabo, bakaba bareba ibintu bitaboneka. Kuko icya mbere cyo, umuntu wese w'umukristo w'ukuri ntabwo ari wa muntu ureba ku bintu biboneka, ahubwo areba n'ibintu byose bitaboneka. Kuko icya mbere ibiboneka byose aba ari iby'akanya gatoya, Imana ishimwe, ariko ibitaboneka aba ari iby'iteka ryose. Haleluya. Ibitaboneka aba ari iby'iteka ryose, ariko ibiboneka iteka aba ari akanya gato. Ibyo birashira cyane, birashira, ariko haracyariho ibyiringiro, haracyari ibyiringiro byo kuba washobora kuba wakira. Nubwo wakwireba ukavuga ngo ngiye bizagenda gute, ngiye kumara ubuzima buncanze, ngiye kumara nta cyerekezo mfite, ngiye kumara nta nzira mfite, ariko ku Mana iracyafite ubundi buryo. Hanga Imana amaso, kura amaso ku bantu, kura amaso ku bintu, kura amaso ku butunzi waba uri kureba, kura amaso kuri ba bandi bose uri kureba, ahubwo amaso yawe ubanze yahanga Imana. Kuko utari wahanga Imana amaso, n'uburyo ibyo ushaka byose ntabwo uzabibona. Yesu nashimwe cyane.
abantu benshi cyane hari ibintu byinshi cyane bagiye babona, bagiye bakira, ariko biciye mu zindi nzira. Ugasanga umuntu agiye akoze ibintu bimeze nk'amanyanga kugira ngo aze kugira ibyo yakira muri rusange. Ariko icyo nkubwira ngo haracyariho ibyiringiro byo kuba twakira. Imana izongera igaruke ku bantu bayo. Wowe urahirwa wakubiye kuva mu isezerano, ariko nawe warivuyemo. Haracyariho ibyiringiro kuko nta kindi Imana ishaka ku bantu bayo, ikeneye ko abantu bezwa, abantu beza bakongera bakizera Imana, abantu bongera kwambara imbaraga bakava mu bwoba bakizera Imana by'ukuri. Imana ikeneye ko tureba amaso yacu agatambuka ubuzima uhagazemo. Imana ikeneye yuko urenza amaso yawe ubuzima runaka waba uri gucamo. Imana ikeneye ko urenza amaso yawe ubwo bushomeri uri kubona. Imana ikeneye ko urenza amaso yawe ubwo bukene uri kubona buri bugusatira. Imana ikeneye ko urenza amaso yawe ibyo uri kubona nk'ibibazo kuri wowe, ukavuga ngo ngewe ngo maze igihe kirekire, ngo maze imyaka myinshi mu butayu. Imana ikeneye ko urenza amaso ubwo buzima bwose, aho ikeneye yuko uhanga amaso ijambo, hanga amaso cyane icyo Imana yavuganye nawe. Kuba ufite nzayimana, ko Imana yigeze ivugana nawe, iyo bifite agaciro cyane kurusha kuba wagena ngo ugiye kwicira inzira. Aleluya, Yesu nashimwe cyane. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Imana ikeneye yuko uhanga amaso Uwiteka gusa. Kura amaso ku bantu, kura amaso ku bintu, kura amaso ku bintu nakuri murareba, aho ureba kuvuga ngo inzira zose zamaze gufunga, ariko ku Mana haracyari ubundi buryo, ariko ku Mana haracyafite ubundi buryo yakoresha ikaba yagukiza, ikaba yakurengera. Uko ijambo rikambwira ngo siko bizaba kuba gutegereza, ngo nta n'umwe uzigera kogwa n'isoni uretse uva amasero. Nta mpamvu uwo ni uzakogwa n'isoni. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ngo ntabwo ariko bizaba kubategereza Uwiteka. Icyambere cyo ugomba kumenya, hari umugambi mwiza Imana igufiteho, icyo Imana igukeneye, icyo Imana igushakaho. Va mu bidatunganye wagiye ugenderamo, wagiye wicizira mu buryo butandukanye, wagiye wirukanka mu buryo butandukanye, ugiye gushakisha, ariko ibyo washaka byose bitari mu buryo bw'Imana. Byose ni ubusa, byose ni ubusa kuri wowe. Isanda kugira inama yo kongera kugaruka mu murongo, isanda kugira inama yo kongera kumenya neza ibijyanye n'iby'Imana ishaka. Uko Imana ikigukenewe nta kindi, ikeneye neza yuko uzamura kwizera kwawe, maze ugahanga amaso ibitaboneka, bya bindi byo hejuru. aba ari byo uhanga amaso. Tuhanga amaso uburwayi waba urimo, tuhanga amaso ubukene uhagazemo, tuhanga amaso uruzero rumazemo igihe, tuhanga amaso kubona ngo uri umushomeri. Ibyo ntacyo bibwiye Imana. Igifite agaciro kuri wowe nuko ukiranuka, nuko wera imbuto zikwiriye abihanye. Imana ikakubonamo umumaro, igifite agaciro kuri wowe. Ariko Imana izaza, ntabwo izigera itinda. Haleluya. Izaza ntabwo izatinda. Abantu benshi cyane byabashobeye, abantu benshi barimo bibaza cyane iby'ubuzima, bakibaza ngo bizagenda gute, bakibaza ngo uzibagazemo ngo bizaheruka gute. Bamwe ngo inzara ngo irabishe, abandi ngo bafite ubushomeri, abandi ngo babuze uko bigenza. Ariko icyo nkubwira ngo Imana y'ubwayo ijya yemera yuko bitugeraho, ariko hamwe n'ibitugerageza byose ijya ibasha kugenda iducira kanzu, ibyo iducira kanzu mu buryo bwose bushoboka. Yesu nashimwe cyane. Daniel yamaramaje aravuga ngo ntabwo nzigera niyandurisha kuyo kujya ubwami, cyangwa kuba nafata vino umwamba ngo ngiye kuyinywa. Yemera kunywa amazi gusa, aba ari yakoresha kugira ngo abe yanezeza Uwiteka. Ugomba kuba mu buzima bunezeza Imana. Waba uri mu rugo, waba wicaye uri mu kazi, waba wicaye ahantu hatandukanye, waba uri mu nzira, ugomba kuba mu buzima bwo kwezwa, ukaba wanezeza Imana. Uwiteka avuze aravuga ngo ntabwo nishimira ibitambo bitandukanye mushobora kundanira. Icyo nishimira umutima umenetse uhindisha umushyitsi, none ijambo ryanjye nta kindi. Imana ishimwe cyane. Aleluya. Yesu nashimwe cyane. Iyi saha tuvugana mesaje Imana yakugeneye, mesaje Imana yaguhaye muri amasaha.
irashaka yuko wita cyane ku bintu bitaboneka, irashaka cyane ko wita cyane kuri bya bindi, aho ushobora kureba ukavuga ngo njyewe kuko wa mugani utana amafaranga yo kugura ikiro cy'umuceri nzashobora kurya mpage. Abantu bamwe gusanga umuntu ari mu buzima avuga ngo njyewe ubuzima nibereyemo n'ubuzima butashobora kunyemera ko ushobora kuba natunga n'igare, ariko Imana y'ubwayo ushobora kuba wireba nk'umuntu w'umushomeri y'isaha, Imana ikaba irimo kureba nk'umuntu w'umukozi, wakwisanga isaha urimo wireba nk'umuntu w'umushonji, ariko Imana ikureba ukabona uri umuntu ugiye kugaburira abantu benshi batandukanye. Isaha urimo wireba cyane nk'umuntu afite ikintu amaze, ariko Imana ikakubona ukabona umumaro udasanzwe cyane kuri wowe. Icyo Imana igushakaho nta kindi, niwongere uyihanga amaso, niwongere uyirebe. Nubwo wabona ukabona ngo byanze, ibiciro by'ibintu byose ngo byazamutse, kandi ngo nta kazi ufite, kandi ngo nta ufite wo kwitaho, nta kindi kintu gikeneye kuri wowe nuko uhanga amaso Uwiteka. Uko niwe wenyine uzagutabara, uko niwe wenyine uzakurinda, uko niwe wenyine uzakugirira neza. Nta wundi mufasha ufite, nta wundi wo kukurengera, nta wundi wo kugutabara usibye Imana yo mu ijuru. Yihanga amaso gusa yonyine nizakugirira neza. Hari igihe abantu twita tukavuga ngo njyewe ubuzima bwanjye nshingiye kuri kanaka, none kanaka amaze kunta. Hari igihe umwana w'umuntu agufata akaba yakujugunya, akaba yaguta kure cyane, ariko akaba yaguta amaboko y'Uwiteka. Uwiteka agahita agufata, kandi Uwiteka amaze kugufata bigenda neza, wakwakira neza, akwakanira urukundo rudasanzwe. Niyo mpamvu isa tuvugana mugenzi wanjye, yumva mesaje nka mesaje ivuze na Samweli, ahubwo ni mesaje Uwiteka yagukeneye kugira ngo wowe ubwawe wongere uzamure ibyiringiro, wongere urebe ku kintu, wongere urebe cyane ku magambo Uwiteka yaguteguriye, ku bintu Uwiteka yavugana nawe, wongere ubyiteho cyane. Uko icyambere cyo upfa kuba utaraciye mu isezerano, nta kindi kintu kibazo na kibasha kuya n'Uwiteka usibye n'icyo gusa, nta kindi. Hanga amaso Uwiteka, wongere unezeze Imana, wongere ushimishe Imana mu buryo bwose bushoboka. Wongera cyane wibaze, imikorere yanjye sinatandukire nkaba najya kure, imivugire yanjye si wa mugani igaragaza ko ndinde, uko ngene byerekana ko ndinde. Ahanga ntabwo nateshutse nkaba nava mu nshingano, ahanga ntabwo nagiye kajya mu bindi bidakwiriye, ariko haracyari ibyiringiro. Nubwo watemwe, nubwo wacitse, nubwo wabonye warasubiye inyuma, nubwo wisanze bwa bucuruzi bwawe ucuruza bwarasubiye inyuma ukaba warahombye, nubwo wisanze warabaye umushomeri ugeze ukora, nubwo wisanze utinze ku musozi wo gushaka, nubwo wisanze utinze ku musozi wo kubyara, nubwo wisanze uba ufite ibibazo bitandukanye, ariko iyi saha hari Uwiteka, Imana ishobora byose. Nubwo wabona uburwayi bwamaze igihe kirekire, ariko Yesu isa aravuze ngo haguruka bikore urwawe ugende. Nubwo wareba ukavuga ngo iyi saha birancanze, Yesu aravuze isa ngo dore ngo ugiye kongera kurya. Iyi ni ya nkuru Uwiteka yahaye baba bembe bari bagiye Samariya, iyi ni ya nkuru yabahaye kugira ngo bagende batange ubutumwa bwiza, ibabwire yuko bagiye kongera kurya. Nubwo batabyemeye, ariko Imana ishaka yuko abantu bazamura kwizera. Nubwo mwaca mu bikomeye, nubwo mwaca mu mahwa, nubwo mwaca mu ntambara, nubwo mwaca ibibazo bitandukanye, ariko zamura ikintu bita kwizera. Yesu nashimwe cyane. Nicyo gituma twebwe tudacogora. Nubwo umuntu wacu w'inyuma yasaza, ariko umuntu wacu w'imbere agenda ahinduka mushya uko bukeye n'uko bwije. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Nicyo gituma umuntu wacu w'inyuma, uw'imbere ahora agenda ahinduka mushya. Uwakureba akakurebera mu buzima uhagaze mu isaha, akakurebera ukuntu urimo urahinduka, urimo urahindana kubera ubuzima uhagazemo butameze neza. Ariko Yesu isa yaravuze ngo numuhanga amaso. Yesu nashimwe cyane. Muri ibyo rero bavuga ngo ujye umuhanga amaso, ngo ajya arinda umutumbira ngo ku manywa na nijoro, ngo niyigwe inzira yawe itagaragara ukabona ari mu kabwibwi. Yesu aravuze ngo ndi kumwe nawe, ujye umuhanga amaso.
Aleluya. Ngo ujye umuhanga amaso, ngo ujye umuhanga amaso. Nubwo wareba ukavuga ngo koko ibi ni ibiki ndimo, ariko hanga Uwiteka amaso, niwe uzabona ubutabazi. Ntabwo uzabona ubutabazi uhanze abantu amaso. Imana ikire yuko icyubahiro cyawe kizamuka no muri ba bandi bakavuga ngo burya Uwiteka niwe Mana. Aleluya. Burya Uwiteka niwe Mana. Uwiteka niwe Mana. Imana nishimwe. Uwiteka niwe Mana. Na babandi bose bakavuga ngo Uwiteka niwe Mana. Nuko bareba bakavuga ngo nta kiza cyaturika iwanyu, bakavuga ngo wowe ubuzima wabayemo, wowe ngo wakuze ngo urindaye, wowe ngo wakuze uri umuntu runaka, wowe ngo wakuze uri umuntu w'imbobo, uri umuntu wakuriye mu muhanda, wowe ngo wakuze iwanyu ngo nta muntu n'umwe bazi hariya, wowe ngo wakuze ufite ubuzima bumeze gutya na gutya. Ariko Yesu ubwo iyo maze kuhagera ibintu byose birahinduka. Menya neza yuko yageze kuri ndaya maraya Rahabu. Ikimara kumugeraho, Rahabu yakira agakiza kugeza isa tuvugana. Rahabu afite umuryango ukomeye cyane, kandi afite amateka akomeye cyane. Kubera iki? Yakiriye abatatsi bari bohejwe n'Uwiteka, yemera kubagirira neza. Nawe isa Uwiteka yakugenderera atitaye ku muryango wawe, atitaye ku mateka yawe, kuko Imana icyambere cyo igiye gutabara umuntu. Nta muntu banza kujya kugisha inama, nta n'uwo yajya kubaza, kuko igiye kubabaza benshi ntibabyemera. Niko kuri. Igiye kubaza ikavuga ngo ugiye gutabara kanaka, abenshi ntibabyemera, abenshi babihakana. Ariko kubera ko ari Imana, itagirwa bazi inama runaka, ahubwo ni Imana yihagije mu bitekerezo, ni Imana yihagije mu mivugire no mu mikorere, kuko iravuga bikaba yategeka bigakomera. Yo ubwayo Isaya irategetse ku buzima bwawe ngo nuwongere ubeho. Nuko rero ukavuga ngo njyewe ntabwo ndiho, njyewe nta buzima mfite, ngo njyewe nabuze uko mbigenza, ngo njyewe ndireba, ngo nkigaya. Hoya niwongere uzamura ibyiringiro. Menye neza ko nta hantu wakura ibyiringiro, nta wundi uzagutabara, nta wundi uzakurengera, nta wundi uzakubera amaso, nta wundi uzakunezeza muri iyi minsi, nta wundi uzaguha ubuzima ukeneye, nta wundi uzaguha ibyishimo, nta wundi uzaguhereza umunezero usibye Uwiteka. Aleluya. Vana ibyiringiro ku bantu, vana amaso ku bantu. Reka kwizera abantu, reka kwiringira abantu. Abantu twagiye tubiringira igihe kirekire, bagiye baduhemukira, ariko wowe ntabwo uduhemuka Kristo. Imana nishimwe. Wowe ntabwo umeze nk'abantu ngo ube watubwira ibinyoma. Abantu bari gusaba kubakubwira ibintu batazigera basoza, ariko Kristo yaje ijya avuze ijambo ryiwe aba ari ry'ukuri, kandi aryubahiriza imyaka 1000, kandi ararinda kandi n'uwo yaribwiye. Impamvu kiriho ni ukubera ijambo Uwiteka yakuvuzeho. Banza urindire, wirinde kubava amasezerano. Banza icyambere cyo witandukanye n'ibyo byose bitavuga Imana. Witandukanye n'inzira mbi zose zitandukanye wagiye ugenderamo, kuko ni Imana y'inyembabazi. Ntabwo yitaye ku mateka yawe ya kera. Nubwo watawe ukaba wabwa, umuntu wese akaba yakureba, akaba yakuvuga amagambo atandukanye, ariko ibuka neza hari icyo wavuganye n'Imana. Ariko ibuka neza hari ijwi ry'Imana ufite iyi saha. Nta kindi mugenzi wanjye, nta kindi nkubwira iyi saha. Ongera uhange amaso ku Uwiteka, ongera uhange amaso ku Uwiteka. Uvuge ngo iyi saha nuko niwe nako ndi umukene, ariko ndi umukire. Isa nuko wibona yuko ndi ikimuga, ariko ndi umuntu muzima. Isa nuko wisanga, kuko ubundi umuntu atinze mu butayu akesha buri bitekerezo, akesha amera nk'umusazi. Ubundi umuntu atinze mu butayu cyane, akesha iyo mureba ukabona ameze nk'umusazi neza, ukabona ameze nk'umuntu wataye inzira. Ariko Imana ikugaruseho, ibanze kuba yagera no kuri bwa bwonko, ikabanza kwigisha uko bambara, kwigisha uko barya neza, kwigisha buri kimwe cyose, kuko ni Imana. Ihanganira igicuku, utegereza igitondo. Inkoko yabika itabika, amaherezo buzacya. Nukuvuga ngo njyewe ngo ndinde,
ngo bizagenda gute, ariko haracyari ibyiringiro. Ijambo nyamukuru Imana ikeneye yuko abantu bazamura kwizera, bakongera bakizera by'ukuri, bakongera bagahanga Uwiteka amaso, bakongera bakizera Imana, bakongera bakanezeza Imana mu byo bavuga byose, mu byo bakora byose, aho bagenda hose, waba uri mu isoko, ahantu tujya kwirirwa hatandukanye, waba uri mu rugo. Imana ikeneye ko amagambo yawe abera abandi umunyu, ataza kubasharirira. Imana ikeneye yuko ibyo ukora byose bigaragaza ubwami bw'Imana bukurimo. Imana ikeneye kubona presence yayo hagati muri wowe, hagati mu rugo rwawe. Imana ikeneye yuko imbuto zawe zigaragara, ari umwisi n'umugezi akazibona, ari abakomera boje bakazibona, kavuga ngo burya Uwiteka niwe Mana. Aleluya. Ngo bose bapfuye bakizera, batari bahabwa ibyasezeranyijwe, ariko bajyaga babirora bakagira ngo n'abashyitsi mu gihugu bari barimo. Ariko n'abise bareba bakavuga ngo abangaba wa mugani uko bagaragara ntago bameze nkatwe, kuko imivugire yabo, kuko imigendere yabo, kuko imyambarire yabo, kuko ibyo batekereza, kuko uko bitwara bihabanye natwe. Muri make isene yarebe kavuga ngo ntago bakwiriye gutubamo, ntago bakwiriye gutubamo kubera uko bagaragara, ntago bakwiriye gutubamo. Muri make iyo wirebye isene irakureba kavuga ngo ujye buzi umuntu na n'ubundi si uwanjye. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Banza cyane wibaze, nanjye nibaze. Tugiye gusenga Imana, ariko usaba Imana ugere kwambika imbaraga zigushoboza kwizera, kuko urugamba urimo, kuko intambara uri kurwana ntabwo uzigera uzinesha udafite kwizera muri wowe. Ariko nugira kwizera uzanesha iyi ntambara, kuko urugamba rwose turwana runeshwa no kwizera. Nta kindi kinesha urugamba usibye kwizera. Nta kindi cyagufasha ni ukuvana amaso ku bantu, ni ukuvana amaso ku bintu, no kuvana amaso kuyaya byose wizera, ahunga amaso yawe wehaye Uwiteka. Uko icyambere cyo kujya kwiyahura wowe ntabwo ari wowe utushoboka. Ucyambere kumva muri make abantu benshi bamaze kwirambirwa, bamaze no kwiyahura imitima yabo, bakumva iteka ryose ubuzima barimo ntabwo ari ubuzima nyine bafite tu. Ariko iyi saha Uwiteka aravuze ngo niwongere ubeho, uhanga amaso kujya bindi bitaboneka, uhanga amaso ku Uwiteka. Uko icyambere cyo kuyakugirira neza nta kindi, ongera umuhanga amaso. Mureke dushima Imana, ariko usaba Imana imbabazi bitewe n'uko wagiye ugenda, imivugire yawe, imitekerereze yawe, imikorere yawe, uko wagiye witwara kose bitagiye binezeza Imana, bitagiye bishimisha. Usaba Imana imbabazi, yongere kugarura icyo bya bihe byawe byose bya kera byongere bikubonekeho ukundi. Muri make Imana yongere yagure imbago zawe, Imana ikugarure wa munezero, ugarure bya byishimo wari ufite. Imana yongere iguhe byiza cyane bidasanzwe hagati muri wowe, we muvandimwe wanjye uri kunyumva, wowe uzumva kino kiganiro. Imana iguhe umunezero, Imana iguhe ibyishimo, Imana ikurinde umubabaro umaranye igihe kirekire. Imana yongere yomeke za nguvu zose, Imana yongere zikize, wongere ugire ibyishimo n'umunezero udasanzwe uturutse ku Mana Data twese mwiza. Imana yongere kugarukeho ibyawe bya kera, wibuka aho wasubiye inyuma, wibuka aho waguye ukagwa, kuko nta kindi Kristo ari ku rugi. Nubwo ukavuga ngo dore Kristo ngo yaratinze, ariko kuvuga urupfu ntabwo rutinze, n'isaha rwaza rugakomanga. Ahubwo uba maso cyane, wongere usaba Imana yongere kubabarira cyane, yongere yakore ko nta kindi kintu Imana ikeneye. Icyo Imana ishaka ikeneye imbabazi kurusha ibitambo, nicyo Imana igukeneyeho. Aho waba uri mubarizwa hose, abari deni nakubarizwamo, icyo Imana igushakaho ni ukuri no gukiranuka, kongera ukizera Imana, kongera ukagira ubuzima bushingiye ku Mana, kongera ukaba mu buzima cyane bwizera Imana kandi bwiringira Imana. Imana yacu ituriye neza. Uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubushobozi. Mana ndagushimiye bw'ijambo ryawe, tambukije iyi message mu izina rya Yesu Kristo, kuko wayimpaye mu izina rya Yesu. Mana nsengeye imitima yakiriye message nigiye kuyakira mu izina rya Yesu Kristo. Bafashe ubashoboze
Mana, kwitondera amagambo yawe, bongere kwizera kandi ubabarire cyane, ubabarire murengezi mwiza, ubandukure mu gitabo cyo kurimbuka, basubize mu gitabo cy'ubugingo, mu izina rya Yesu. Dusenze Imana muri ko ngire bagaruke ukundi, Imana ngire banezeze, nezeze imitima yabo, haze kwifuza kwabo muri rusange, Imana ngire bashikire muri byose. Urakoze Kristo mwiza, Mana, ko hari abarwayi, Mana ugezeho, urakoze yuko hari abashonje uhaye ibyo kurya, urakoze ko hari abashomeri uhaye akazi, urakoze yuko abantu bakuye mu buzima bw'inzitane, urakoze yuko abantu bazamuye bakuye mu buzima bwo gupfundikanya, urakoze yuko abantu ubuzima bw'ibihombo, urakoze yuko utanze amahoro mu ngo zitandukanye, urakoze kutanze abana, urakoze yuko utanze murengezi muz'urushako, urakoze yuko abantu wongeye kubagarukaho ukundi, urakoze yuko abantu wongeye kubahereza umutima wo kunyurwa, urakoze yuko wongeye gutanga amahoro. Imana ishime ko yongeye kugendera abantu bayo mu izina rya Yesu. Urakoze ko wongeye kugera mu murimo wawe, ukaba ukomeje gukosora umurimo wawe burundu mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro, ndagushimiye ibyo ukoze, ndagushimiye ko ukore kubahisha, ndagushimiye ko umugambi wawe ari mwiza, ndagushimiye yuko hari ibyo wongeye kurema nonaha, ndagushimiye yuko hari ibyo wongeye gukora mu izina rya Yesu. Nyemerera cyane abantu bahereza amatwi yo kumva kandi we gushimira kuko Imana ibyo bashakaho mu izina rya Yesu. Urakoze kubikoze, sabiye abera bose bo mu isi ko ari mfura wishimira, komeza ubagirire neza, komeza ubahaze uburame, komeza bashikire muri byose. Kristo muzima, ntambara zose barimo Rwanda zitandukanye, bose ugende ubarwanirire. Urakoze byose kubikoze, sabiye nizenzi kubikoze kwa Kristo Yesu umwami wacu, amen. Mana muri komeza bagire neza cyane kandi komeza zo kwifuza kwanyu. Waba ufite ikibazo cyangwa igitekerezo cyangwa ubundi bufasha kudufasha, hari nimero biri munsi, wakomeza cyane ukabaza cyangwa ugakora ibyo ushaka byose. Imana ibahereze umugisha, turi kumwe cyane kandi Imana ikomeze bahire. Murakoze.